yafashe M23 yafashe amasisantire abaturage bararambiwe. Yego. Hari abantu bitabibwe imaze imeze ifashe. Bibazaga ikintu bazize. Amayandi magambo abanyabuvira baza amakuru ya M23 yobora nuko hayobowe. Televiziyo ziriho. Babona imiganda ya M23 yo gukora za Bukavu n'iki. Abaturage ni nicakura ahubwo ni indyarya. Yego. Banyotoye M23 barambuye kara kavuyo k'abazarendo ariko ntibabikubwira. M23 yerekanye imbaraga ko yafata Goma bigakunda. Yego. Igafata Bukavu bigakunda. Twaje kwisanga gute idafata Buvira kandi aho hose tuvuze hakubye imfuro 20-50-60 Uvira. Ese Sandrine ntabonye ko message ishize ubona ko Uvira ashobora kuvuka umutwe w'inyeshyamba urwanya leta w'abazarendo. Na Uvira izaza muri yo cadre kuki Uvira itabohozwa ngifatwe no kubera iki n'imyaka ishize yose. Ubu Muvira apfushije umunsi n'umuzarendo akamurasa aho tuvuge niba yarajyaga muri presidence ntari rushatsi bisimwe bakandika gutya bakajya bandika aho bagarukirije. Nase ubu kuki batakongera indi page none bari niba kuri 5 bamaze kwandika hebye kuki batakongera bagahura bakandika ari ya gatatu. Ariko kuvuga ngo barahunga kubera M23 ko batahunze kubera abazarendo barusha discipline M23 bagombye kuba barahunze kera bahunga abazarendo bahunga n'ingabo z'u Burundi n'imbonera kure zirwa zibasahura babaye ikinya ahubwo buriya umuntu uvuga gutyo reka tubicurike muri ubu buryo. M23 FC yahemukiye umujyi wa Uvira kurusha imijyi yose hari y'ahantu yarwaniye. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Masha, nabonye Uvira abaturage batangiye guhunga batinya ko Ngoma 23 ifata ino centre yo muri Uvira. Bamwe batinya ko Ngoma 23 ishobora kuba igiye gufata iyi centre ya Uvira. No kubeshya nase M23 igiye gufata Uvira abaturage bahungishwa n'iki? Abagoma se ko batahunze. Muri Uvira henda kubera intambara ituye muri Goma. None nubwo batahunze se wemera ko ntera abaturage babigendeyemo se intambara ni intambara. None se ababigendeyemo n'ubundi Uvira yo bayihunze bayihunga hakaburamo n'umusigaramo ku buryo yabigenderamo. Intambara ifite abahitana n'abidahitana. Ariko abantu bagashaye kudiaboliza M23 abaturage baziye M23 100%. Yego. Kuko umuturage wa Uvira urumva afite nta muturage wo muri Uvira udafite umumambure i Bukavu. Yego. Biragoye kubona urugo rwa Uvira rudafite umuturage w'Ibukavu rudafite umuturage w'Igoma. Kubera ko Bukavu c'est la capitale du Sud Kivu. Yego. Bukavu c'est la capitale de Uvira cyangwa Duvira. So abavira bazi i Bukavu ndetse kubwa M23 urabizi yuko ahantu ifashe abaturage n'urujya n'uruza rurakomeza. Ufa kuva ku mabariyeri amwe ujya ku yandi mabariyeri. Abantu ba Uvira baza Bukavu banyuze mu mayira bo bazi bagasubira Bukavu bavuye kurangura cyangwa kujya gukora ibyo bakora nk'uko M23 yarafashe za Sake na za Kibumba n'ubundi urujya n'uruza rwarakomeza kuva Masisi no kuva Rucuro Ruzi Goma n'Avigoma bagasubirayo. Yego. Biterwa gusa nuko bo babona babangamirwa iyo bazigere ku iside ya leta cyane cyane. Mu yandi magambo abanyabuvira baza amakuru ya M23 yobora nuko hayobowe. Televiziyo ziriho. Babona imiganda ya M23 yo gukora za Bukavu n'iki. Abaturage ni nicakura ahubwo ni indyarya. Yego. Banyotoye M23 barambuye kara kavuyo k'abazarendo ariko ntibabikubwira ngo barahunga. Kereka bagucenze bagahunga berekeza M23 niho gwayibona neza. Hako ndi buntu rusha ubwenge abaturage. Nese utaramuzarendo utarijanitse mu kizarendo. M23 murapfiki. Mupanga iki nayo kiri mupanga ugumi wawe ugakora imirimo yawe nayo igakora ibyayo. Erega izo politike nibyo ntihabuza 235 10 bashobora guhunga umujyi uburenganzira bwabo. Ariko kuvuga ngo barahunga kubera M23 ko batahunze kubera abazarendo barusha discipline M23 bagombye kuba barahunze kera bahunga abazarendo bahunga n'ingabo z'u Burundi n'imbonera kure zirwa zibasahura babaye ikinya ahubwo buriya umuntu uvuga gutyo reka tubicurike muri ubu buryo. M23 FC yahemukiye umujyi wa Uvira kurusha imijyi yose hari y'ahantu yarwaniye kubera kwanga kuhinjira mbere. Umuturage ntabwo yitaye kuri challenge ifite. Oya ntabwo yitaye M23 ifite ze challenge rubanda nta kizuyibaza. Baravuga bati M23 yerekanye imbaraga ko yafata Goma bigakunda. Yego. Igafata Bukavu bigakunda. Twaje kwisanga gute idafata Uvira kandi aho hose tuvuze hakubye imfuro 20-50-60 Uvira.
bivuze ngo umuturage azi ko atari ukubinanira ahubwo ari kubyanga ku mpamvu ki ntago abizi aho kuyihunga rero wenda kereka yihungiye icyo ngicyo akavuga ati reka tubahunga ntacyo mwatumariye ariko mu by'ukuri hari ukuntu kandi Sandrine mbikubwiye yewe n'umutima ukinguye yewe urumva hari ukuntu amareberiyo ku isi arwana intambara hakagira ukuntu yubaka akantu kameze nk'inzigo sibyo n'ahantu aba yaratinze gutabara ibyo ndabikubwira nk'umuntu ushobora kubishishoza akabibona kuko abaturage bumva inyeshyamba zabatabara mbere ntabwo bazi challenge zifite ariko bapaze kuzibonamo ubushobozi urumva hari reka tuvuge nk'ahandi hantu nakubwira nka Masisi centre nubwo yafashwe na M23 yafashe Masisi centre abaturage bararambiwe hari abantu bita bibwe imaze iminsi ifashe bibazaga ikintu bazize urumva ntiyafate ahandi hantu M23 yafashe babanje kwibaza impamvu itabatabara ntihera nka Numbi yamaze igihe kirekire utari za Bihambwe itarahafata kandi ihareba wenda ngungu yafashe mbere buriya Minova iri mu bantu bahekenye amenye M23 ukuntu bajya bita bitonga nyine bayireba munsi ntibayifate na Bweramana zigafatwa ariko burya Bweramana na Minova nizo zakuyemo Goma kuko niho hacomekeye ubutaka bwinjira mu Kivu bukagera Goma bugeraho bita Nzuro ku cyambu cya Nzuro burya urebye n'inkuru New Times yanditse umunyamakuru witwa Munyaneza yanditse muri New Times ku muntu uzi tactique y'intambara uzi kubisoma neza ubona ko na za Mubambiro haba gasaza Afrika n'ahantu hose kuza za Kasenge sa ahantu hiciwe Ciremwami ni ku butaka ni kwisi yo muri Goma urumva ariko abantu bazi kure babona ko biriya bice by'umuhanda uvigo mu Gisaki byarashwe neza cyane n'abantu bari mu mazi babyitegeye binjiriye kandi Bweramana kure muri Sud Kivu abantu binjiriye ku itaka ricometse muri Sud Kivu Minova barigenda kuko ni nini cyane bajya kurasa Goma no kwizengereza urumva so urumva ahantu n'igihe cyaho rero iba ari matter of time yo kuhafata wenda ku basirikare barwana ariko ntabwo ari matter of time ku muturage uvuga ngo ko mufata hangaha mugakomeza kutuzengereza mugatura hafi yacu abantu bakidutwikira bakitwambura bakijya gute metero 100 kilometero 5 zozwa n'iki guhafata ngo tubone ibyo abandi bagezeho inyeshyamba rero zifite tactique zirwanamo ariko ntabwo ntizazanibeshye no munsi numwe ngo zibwire ko hatari amasantre abatekereza ngo nimujye ngo twarabyibagiwe mwatubohoye mutinze kandi mufitiye ubushobozi na Uvira izaza muri yo cadre kuki Uvira itabohozwa ngo ifatwe no kubera iki n'imyaka ishize yose ubu Muvira apfushije umunsi n'umuzarendo akamurasa urimo kuyihunga urambwira ngo arishimye aravuga ati Bukavu bararya bakaryama Minembwe bararinzwe urumva akavuga ati za Kamanyora bararyama ati za Nyangezi nubwo hajyaga abesikare mushe za abazabazarendo bararya bakaryama twebwe ibisiribo bigira gute byo muri Uvira nibibonera kure n'iki byose ibintu nk'ibyo ngibyo M23 najya nyahamagara amazina kera Uvira mu ifitiye umwenda mu byange mu byemere nta muntu wo muri Rubero wanenganye M23 kubera urukuta ingabo z'Ubugande zubatseho kandi nabo bura babyumvikanye na M23 kuko hari operation Shuja batinya kuhaje urumva ngo batiteranya na Uganda Beni ndabyumva ariko Uvira urukuta ruhaye n'ureka rwaduyi barwana rw'abarundi bababuje kurenga hari ahantu niba ari abatabazi koko bagiye bagatabana Uvira aho bafashe friendly wenda M23 ifite impamvu zayo ariko umuturage ntabwo byimureba icyo ashaka n'ubwo butabazi bwanyu muri mubwira abandi niho nyanyara nkabaza M23 twirwaneho muri filozofi zayo sibyo ninde wayibwiye ko iteye intambwe ikava mu cyitwa Minembwe yabura itabaho 2017 uziko imyaka 10 igiye gushira abantu batava mu gasenta kiwabo mbere narabyumvaga imbaraga bafite zari nkeya urumva ariko saba bacomekeye kuri M23 intambwe bateye niretse gufungira Ndondo bagafungira Rugezi bagafungira hose batigira imbere kereka umuntu ugiye kumakanya akavuga ati na M23 bavanze ariko niba baravanze bakavanga ibikorwa bakwadivanshije urumva bakagera Baraka kuri Tanganyika bakagota bakazamuka Uvira bagakuramo ndagira ngo nkubwire ko ushize narabikubwiye ikintu cyakoze gutera abantu ubwoba nabikubwiye n'ibintu bibiri abantu twese twasesenguraga intambara bavuga bati ufashe kuri Rubaya y'umunyamerika we yararakumaze ufashe kuri Goma aero icyo bita Paul Dogoma wowe wararushize na Roni gusinyiye ibyari biteye ubwoba kurusha Uvira M23 bikuyemo
urumva yego byari ahantu koko international community ibihugu bikomeye bikura umugati uva Uvira ni uwuhe uretse abarundi bakura essence umuryango mpuzamahanga ibihugu bikomeye by'ibihanganye na Uvira ntago biyizi Uvira se n'iki imbere ya Amerika cyangwa y'Uburayi iyo bavugaga Rubaye warabyumvaga niho bafite korutani cyane ku isi yego wavuga aeroport niho yanyuraga Uvira hari iki abarundi ariko urumva bari kwanga nyine gukura abarundi ku mugati kandi byakabaye kuba ubwo babyumvikanyeho rero biba muri diplomasi niyo mpamvu M23 n'abarundi baganira batabuze ibintu baganira tutazi baraganira bano bantu ujye batinye urandeba gutyo urandeba gutyo se ndeke kubivuga baraganira ntibakadufere bana bashobora kutaganira ibintu bya gicuti urumva ariko bakaganira kuri strategy ya Uvira n'uburyo igomba kumera ese Sandrine ntabonye ko message ishize ubona ko Uvira ashobora kuvuka umutwe w'inyeshyamba urwanya leta w'abazarendo uriya mutwe se wavuka Burundi butabishaka biragaragara ibintu bigaragara iyo birukana gasita no gukura leta na influence yayo muri hariya iyo bavuga ngo purusu ugenda ubutagaruka nicyo babavuga iyo bagiye kwirukana wa wundi wo muri Mwenga centre wa mu general wundi bambwira ngo muri regiment ngo yakanga n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo abazendo babanje no gushiraho ngo ni drapo ryabo ngo n'iki n'iki ubona badafite akayihaye ko gushiraho igisirikare kitayoboka leta nyine ntikiyoboka kubera ko n'uwa leta uje kiramwirukana abarundi se bora ntibavuga batisha natwe mureke tube twivomera hano ni muhumure tujye ducunga Tshisekedi tumurye urumva yego namwe tubivugane bavugana bano bantu bisimwa ntiyagiye Bujumbura inshuro zingahe n'uwenda n'ubu yasubiyeyo bunagana ya mbere yabwiye abantu rimwe basubiye ubwo akati bujya nagiyeho kabiri hari n'igihe azasubira azongera gutanga press conference avuga ati sina kabiri gusa maze kujyaho gatandatu ubushize havuga ko General Prime niyo ngabo yagiye nawe igoma icyo gihuha ntikifa kwirema ubwacyo ushaka kutaramubonye ntaramubonye ariko warambwiye atera amakonvo yabonye akomeye muri uwo bukeye bwaho asa narimo umuntu ukomeye ugigoma abaturage bose baba babizi umutekano mwinshi cyane kuki se atajyayo baganira kandi ntabwo uzapfa ubimenyesha kereka hashize nk'imyaka 2 cyangwa 3 batangiye gusubiranamo cyangwa kuvananamo aho tuvuge niba yarajyaga muri presidence ntari rushatsi bisimwe bakandika gutya bakajya bandika aho bagarukirije nasubu kuki batakongera indi page none niba kuri 5 bamaze kwandika ebyiri kuki batakongera bagahura bakandika ari ya gatatu bakajya bateye intambwe bapfa ikintu kimwe bapfa ikindi bagira gute kandi ntago babitangaza kugira ngo leta ya Kongo mu iringa itayoka icyo barimo urumva ikabima amadolari barimo cyangwa ikagira gute ubwo rero aho ngaho wicaye ngo uziko M23 itavugana ngo no Murundi kivugana se na Mayanga sinumva ngo Mayanga agiye kuzamo General Mayanga umwe wari uyoboye abazarendo ku rwego rw'igihugu ejo ntasa n'abanyamuvento batangiye kubyigamba ngo harabura gatoya gusa buriya bazi n'ahari none se bavuga ngo Mayanga agiye kuza kiri muri leta ntibamuteje leta ikamufunga buriya bazi fote yicayemo ni itariki bataragena yo kumubwira ngo aganiriza abantu Mayanga uramuzi muri intambara ko uri umuntu w'umuzarendo wazengereje mu 23 muri Masisi General Mayanga arazwe ni umuntu ukomeye kandi niba babaye coordinator w'iki goma ifatwa niba ari coordinator y'abazarendo kuri leta major y'abazarendo urumva none ejo numvise undi iba ari umukorero mu 23 avanga ari hafi kuza ahubwo yaraje buri ubwo so waraburiza umuntu uzaza ukabivuga ukabirikode ukabigira isi ubwo wamuyombeye nyine bamutamo yego ahubwo wamubivuga uzahari kari safe ari kiyasi cyo kugira gute cyo mutaragize igitari cyo kubitangaza ko yaje kandi ufashe Mayanga nk'umuzarendo dore zira za Masisi ubona zose uhise uzigarurira zose n'imitima yose ariko Mayanga bamwubaha kurusha na Tshisekedi Mayanga arazwe hari Mayanga ari Janvier Karayiri utaraza abo bagabo babiri sinzi nabandi ntibarenze nk'abangahe na Mutayomba General Mutayomba buri abazarendo bafite izina rikomeye ntago barenga nka 5 hariya nkibaza se kugeza kuri iyi saha kubera icyo ubundi ubona ko bisa naho abazarendo ndetse navuga bari hejuru marsha cyangwa se bafite wa mugani izina rizwi bashobora kuba bari kugenda bahindura ibitekerezo bashaka kusa n'abajoyininga izi nyeshyamba impamvu bitera nuko bano bazarendo baba bavindimwe n'abantu bo muri 23 niyo barimo kubwiriza nyumwe abwiriza undi bifuti bye amubwira ko yamurushaga n'amanota ku ishuri cyangwa akavuga ati jewe ni wanyu twabarushaga inka ibyo nibyo
Erasto Bahati gavana yajyaga abwira abantu biwabo iyo ngiyo najyaga numva bahita nguki ati nimunzi kwa musanga bagasangana umuntu ukomeye ari nk'umwami wabo urumva nimunzi kwa nese umuntu yahatse iwanyu agira gute n'iki niho mwajyanaga amaturo hari hati ibintu by'ubwami bisa n'ubwami waza umubwira icyo uwo muntu so impamvu rero akenshi na kenshi ubona binaba nuko ntabwo Kivu yagira amahoro itsinda ry'abazarendo n'itsinda ry'abaventura batumvikanye ntabwo biri hamwe ngo bumvikane azisace kuvuga ngo barumvikane 100% ariko nubundi icyo umwe azira nicyo nundi azira niba bazizwa ko ari abaswahilofone n'abazarendo n'abaswahilofone niba bazizwa ko bavuga ngo bafite amamuko mu Rwanda n'abazarendo bamwe na bamwe imiryango yabo yamuka mu Rwanda nuko gusa politiki bacunda yikoba bagafata nk'ikinyarwanda bavuga bakakita igihutu ariko ufashe amburera yabo bita abahutu muri Kongo amazina yabo ajya kunda hagati ya gakondo n'isoko sinyamenya amburera y'ubwe mu bundi mu bwoko ariko ngira ngo amburera bafite kuko muri Kongo ukuntu hubatse buri bwoko bugira ikintu cy'igisenge bwihishamo urumva donc bubarizwamo rero bose iyo bavuga no kuri za BBC ujya wumva bajya impaka bashwana nko mu mvo n'imvano uba wumva hagati yabo baraziranye Seninga ni wari ukuriye inteko ishinga amategeko honorable Seninga ya Norukivu kugiye byabacira umwami na ba Constantima yavuyeho nyine irashwe na M23 yigeze kubwira Tshisekedi n'abadepite bagenzi be bandikira inteko ishinga amategeko nkuru y'Kinshasa na guverinoma ko babahaye umwanya bakukemurira ibyabo na M23 kuko ari abavukira bo muri Kivu Seninga wese amuru sa bombe na za misile n'iki urumva atuka ibitutsi biruta hari byo batutse Yezu ku musaraba kandi yarabahaye iki yarabahaye umuti kuko iyo bagiye kwishongora naho bari muri Kivu baba baziranye umwe wenda witwa ngo n'umuhutu muri Kongo abwira umututsi no muri Kongo ikintu undi akaba ati nawe gutya na gutya bakaza kujya consensus bahuriraho kuko nagira nkubwira ikintu cy'ubwo abantu batajya bavuga buriya buri miryango migari nka muri Kongo bajyana mu by'amoko bose bagirana amakosa umwe abwira undi katari perfect n'undi akabwira undi katari perfect sibyo kuko baba abubwo bw'abatutsi muri Kongo bagize abaguverineri muri Norukivu abitwa niba ari bakanyamahanga niba ndisibuka neza sinzi izina rye rirancitse ndetse kugeza nubwo ngo nk'abandande bigeze kugira ikibazo batotezwa n'abantu b'Kinshasa bashaka gushyiraho ubwigenge bwa Kivu abavuga ikinyarwanda barabatambamira aho rubanza bavuga bari kwibere rya mubutu samuhawe ubwo icyo so kugomerana iyo ubwiye umundandi uti turwanira ikintu urugero ubu yakubwira ati nake twarabishatse muranga nake turabyanze ariko ari impaka bagira consensus bahuriraho bakavuga ati birakwiye umunsi n'urugero abantu bazirikane ko abarwanda fone rwo barwana kurusha shikaramu cyangwa umuntu wari wese ntago bakubaka Kivu bonyine batari kumwe n'andi moko harimo nayo abazarendo bakomokamo none se Kivu ni yabo n'abandi bagomba kuyisangira bose ibi ngibi bigira wenda bagashyiraho ubutegetsi buri kimwe cyose ariko bazageza igihe bagishyira ubutegetsi basangiye bose kandi d'une façon équitable kuko igihugu ni icyabo ubu bari mu gihe cya transition y'intambara hari igihe amatora azaba urumva hari igihe hazaba ibintu byinshi cyane which means M23 ikeneye umuzarendo kurusha undi muntu wari wese ariko n'umuzarendo akeneye M23 kubera ko nubundi umuzarendo ntiyarwana ngarenge manema bamushushubikanya arenge kindu yigira inyuma muri Kasaya akiri umuzarendo bamutwikana nundi bashaka kuko cya Kinyarwanda barwanya bakijyanye mu batagishaka mu Baruba so niba rero umuntu wanga M23 akakubwira ko nk'umuzarendo uyita ngo umuhutu muri Kongo nawe haraho wagera Abaruba bakakurisha umutsima urakorera ubusa icyambere ku misusire bose barasa ntazagira umuntu kubeshya abakongomani barasa urumva kuvuga ngo urebye ngo ngoma umbire y'umuntu ngo patati patata abantu se ntibasa so barakeneranye rero wazarendo bakeneranye na M23 cyanye na wazarendo ikibazo ahantu kiri gikomeye iyo ugiye guperereza ukareba neza ari n'abantu banavuga ko wenda na muri M23 natwirwanaho atabuze utuntu baba batumvikana ariko tutababuza kurwanira hamwe ikibazo ahantu kiri nicyo Colonel Kazarama yavuze akiri mu Rwanda atarasubira hanze avuga ngo bakeneye umuntu ngo umuhuza umusanganya w'amoko yose ari hariya ku buryo amwiyumvamo ni hahandi hakunda kuzamukira izina rya Rurankunda bati nkunda afite impano yisangije muri Kongo yo guhamagara umwe wese mu izina rye muri standard akamwitaba atiriwe agishima ku mutima na cyane ko Rurankunda kuba atakiri muri izina amaze imyaka 10 almost 7 ngo atari mu zintambara urumva bimugira umuntu ufite neutrality ku rwego rwo hejuru kuko amakofa amaze bakubitana n'imigeri asa nk'ubye wari ubyitaje urumva rero bari Rurankunda akagira impano yo kuba
iyo avuze mu ndandi aravuga ati karame musaza, yavuga umufurero akaza yiruka, yagira gute akamena nk'umushumba uragiye inka uzihamagara amazina zikamwitaba, wowe wazijyamo zitakuzi zikagutera amahembe. Uwo muntu azakenerwa, ntabwo ari Colonel Nanga nubwo ari umuyobozi mwiza, urumva ntabwo yanaba bisimwa nubwo amaze iminsi muri izi ntambara, kuko dowe amaze iminsi muri izi ntambara haramubonamo ko babaye victimize nawe kuko barasanye. Ariko umuntu uturutse hirya gatoya akaza asa nk'ari mushya muri ibi bintu, kandi wenda yabikurikiranaga dopre, bavuga ko yaba umusanganya muzima. Abandi niwe bavuga kenshi, ubwo nibahe n'abandi bazabashyireho. Which means aho intambara igeze uyu munsi hakeneye umuntu ushobora kuvuga abirubero bakamwumvira icyarimwe, kandi ufite izina rikomeye, urumva aba warikare bakamwumvira icyarimwe, kugera mu Minembwe, kuko Nkunda yarwananye na Mutebutsi, Colonel Mutebutsi mu Minembwe ni umuntu bazi, kandi babaye ruwayare kuri nabo ruwayare kuri bo, urumva ariko aba bantu ntitabashyashya, ariko bamaze iminsi basitaraguringa. Nyine ubona icyo kintu cyo kuba bavuga ijwi eko zaryo rikumvikanira hose, abantu bakitaba biragoye. Buri wese aza afite amarozereve. Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye, aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri ino nimero 0788 93 24 14. Rob's Meadows Villa Apartment, niwajura igisubizo.